Okay, nitwa Juju giti w'igipeti barambwiye ngo murankunda we ngo ndakunzwe we. Ndetse angane kuri yacano yacu kagacano twifondeye. Iyi ni inkuru ya Sara agace kayo ka kabiri mbahaye ikaze mugasobanuye. Geza mu gutangira nk'ibisanzwe yari amasaha y'ishuri ya masaha ya tondo, abanyeshuri basanga bari mu kwihuta basiganwa n'amasaha abanyazo bajye mu kigo bajye kwiga. Ya masaha ya mbutiyaje sasanga binjira mu kigo, hari zagonganiye mu muryango zimana inzira, zigongana ari ebyiri, habura uha mugenzi w'inzira ngatambuka agende. Bagonganiye ahangaha mwana hakuno ibirahure ni Salimu aho utazi umwitambitse uwo ari we. Akira bavayo Sara kugera ahangaha yasugira ubwenge wese urabugira. Ahangaha avuka imiserero yo gutanga inzira, umwe nabanze n'undi nabanze barasigana. Mu gusigana karamutuka nta bwenge agira, yari yibonye yatanzira bagatambuka. Ese nk'uwo bari mu biki? Undangara bahima aricara ko narituriza. Bibutsa hanga Sara mugenzi umuzanye bamuhaye lift ni anko uyimuhaye wo mu kigo bakoreramo muri hoteli indani, ndetse ajenga mu depose asanga na anko ntafite gahunda mugenzi yihutirwa, nawe aricara bahitamo guhimana no gushondana. Hakuno anko avuze Salima ngamusubiza nabi, abantu bose bareba imbere y'ikigo. Ntuzi no kuba abantu bakuru mu buzima bwawe, ati ntago uzi no kubaha abantu bakuru mu buzima bwawe dore ukwasa niyo myaka ufite. Bimwanze mu nda yemeye gutanga inzira ni Salimu byo yigiraga. Bare kumuhombya atabahereza inzira nuko binjiye mu kigo. Bibutsa hanga Sara benshi bazo ngo numukire avuka mu ngagari, ndetse hangamize uko aje kwiga ikankari mu depoza irahinduka. Uyu munsi haje indi modoka, ejo haje limozini, uyu munsi azanya hangaha indi kankari nshyashya. Zenga makankari umunsi ku munsi arahinduranya nuko yinjiye mu kigo. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya, bibutsa hangaha hari utelefona Salimu kenshi ntamwitabe ni Misirwa Demiri Kantuza. Wera mujya ntaga byumva ukuna mwihomaho amuvugisha undi ntamuha umwanya. Bakira hangaha sasa haje hangaha video mugenzi mu groupe za WhatsApp, haje hangaha video mu mbuga zabo zose z'ikigo irimo gucicikana. Na amashusho ngo ya Salimu arimo hangaha sera n'undi muntu batazi uwo ari wo mukobwa baserera imbere y'amarembo y'ikigo. Barebye hangaha basanga umukobwa mugenzi baramuzi. Uyu mukobwa niwe ejo bagiye kuvugisha abiryaho abiyemeraho. Bamwazanga avuka hehe, afite imbuga nkoranyambaga, bo bagize ngo n'ubwirasi yanze kuzibasangiza yabiyemeyeho mugenzi yabameshe cyangwa yabasuzuguye. Karacyatangira bakise inkuru ya Sara. Aka ni agace ka kabiri tureba ni mucikwe. Sasanga Salimu yaje gusanga inkuru ari kunyeza ukuntu asuzuguwe n'umuntu atazi bahuriye imbere y'ikigo. Akiraho hazanga Hamisirwa Demiri Kantuza. Ahageze kino kitedo haje bashiri wawe sha, haje mudamu wawe ni cha blaka. Ndetse bosanga muri klasi ya video hanga bose barimo kuyihanahana ya mashusho ya Salimu aserera imbere y'ikigo. Umuntu yaragiye kumukubita inshi abuze gato ngo amukomagure. Nakuki batazi ni gashya mu kigo, ariko rwose hanga kaciye ibintu gafite confidence kari yumva. Sasa ku ruhande mugenzi hakuno kundi ruhande nanone hari uwo tuzi nka se wa Salimu. Yamagabenyaza umuhungu we yamwitaba ari mu ishuri, abonye byanze ahamagara hakuno umukwe umugabo w'umukobwa we aho re baganira. Makuru y'iminsi maze iminsi muri vacancy yongeye kuza mu kazi. Ese makuru y'ikigo kimeze gute? Mugenzi ni masitanga arimo bose bigamo ni uyu mugabo mwenyewe, ndetse uyu mukwe we niho akora n'umwarimu mu kigo cya university. Abaza makuru y'umuhungu we Salimu muri iminsi yitwara ate. Ese ari ganza cyangwa ngenzi kwiga kwiwe biracyari amananiza. Undate rwose ni sawa, amaze bisa ugiye mu bizamini ari bya hanze amaso muri iyi minsi, niyo mpamvu yari yarabuze utakimufatisha. Mugenzi muze nabyumva neza afitanga umuhungu mugenzi umutera ubwoba bw'ahazaza hiwe. Papa afite amafaranga menshi yari yakoreye mugenzi mu gihe cye, na university umuhungu yiga amahanga haniye
dore inzu afite umufungo koko. Ari muri Zambia izakoreye umufungo mu gihe imiryango yanyu yabyiniraga amafaranga yayo mu gisimenti kayamara, abandi barasevinze biguzaho imitungo hakuno. Sasa ku ruhande Yesu tuvuye hakurya uko ngo bagaserereye yaje hakuno kwiga. Banga mu kigo ka telefone hakuno ahamagara mere wiwe. Mama ahamagara ahora yasinze ngo afite imiti amwe muca intege, ahandi akarenzaho inzoga. Ntarya ntakora, ahora mu nzu cyose myoze yiryamiye ategereje ngo uyu atahe ateke anategura ibyo byose myoza bitunganye nk'umwana mu rugo. Sasa ku ruhande yagumye ahanga hareba ya video y'ukuntu baserereye n'umukobwa atazi, habuze gato ngo akukika mukore mu matama, kamuzamukanye na confidence karamwiyama imbere abantu bose bareba. Yemeye gutanga inzira agira ngo akemure ikibazo. Byamwanze mu nda agenda gashaki amenye uyu ninde mwene ndakorera hehe. Sohotse muri klasi hari uwo bagonganye amena hasi byose yari afite mu biganza, dore ngo mugenzi undi arabimuhe byose abitoragura hasi arabimuhereza. Disarimu agwa neza. Sasanga hanze y'ishuri hari uwo yabonye umuntu bari baserereye, amubona agenda aramwomeka yitonze ngo uri imbere ye. Undi yaje ahanga mu isomero ry'ikigo. Zanga mu isomero muri biblioteke y'ikigo, abanza ahanga yongera ubumenyi. Undi avayo muraho abona aramuzi. Bari baserereye kare aza hafi yiwe. Aha ushaka iki? Ntamuzi bigiye kure, nazi ngo bapfuye iki. Abaza mugenzi impamvu uyu munsi yamuraburije imbere y'abantu bose bareba, imbere y'ikigo yamuhoraga iki? Kuki yamufunganye umutwe? Yaramurwaye, bafitanye ikihe kibazo mugenzi hagati yabo? Nk'umwana ahanga w'umukire byamwanze mugenzi mu nda, ntazi impamvu umuntu yamwitwaraho nabi. Mugenzi kwanga bavugana hakurya Black yaje anga mukurikiye yitonze, akurikiye Salimu nk'inshuti ye, ndetse anga hamuhana video arayimwereka ko byagenze ibyabo, ko byose kano kanyamugenzi biri ku mbuga zose z'ikigo no hanze ku mbuga nkoranyambaga. None se kunyereza akanyabikoresha iki? Kubiri kose impamvu byafashwe, uzi impamvu babikoze. Ahanga Black areba ngenzi impamvu yabyo, nzi byo kwa mugana ku ruhande byitegereje abantu bose cya hafi yabo, abona bose babahanze amaso, uzi ngo bose bazibyiye video. Niwe bitwaye nabi, ndateka kanya ndarengana bose ahanga hari buragica. Disi Munyasarimo kuva yavuka ni ubwa mbere yarabonye mugeze umuntu ahanga umwubahuka akamuraburiza imbere abantu bose bareba. Uko yasohotse mugeze imodoka kimara ku isoko amahita atangira kumuzamukana, ahita amufungana amazi n'umuriro. Ndatsinjye abikoze byatewe nawe. Aho narengewe natangarije wasuzugwe umuntu mukuru wari untwa turi kumwe n'umushoferi umuca amazi kandi ari umuntu mukuru. Ndatsuko ngewe nteye abantu bose bahanze amaso bari mu kigo. Salimu yakemye, Salimu yaraburije, waroyize nk'ibogare umwana w'umukire ampolisi nyazanga bose bigana ishuri rya se. Uyu munsi umuntu yamwubahutse, nubwo mugenzi yamwubahutse n'ubu ngo ntabwo arimo kubyumva, aracyakomeje kumusuzugura. Ndetse intego ye ni yayindi ngo ahantu hose akeneye ukuri arakuvuga n'umukobwa, ntaze guca hejuru y'ukuri ngo abeshye arenzeho, avuga uko byakabaye. Undi ahanga bimwanze mu nda, yabonye asanga abanyazamo arimo gucurangira abahetsi, aca harikomereza. Yaciyeho arikomereza asa nkaho uwabwira atarimo kumwumva, aracamuca amazi kurushaho. Sasanga rwa Black byararushimishije ukuntu Salimu akemye ubugira kenshi. Aracyaraburiza imbere yako kimyenza hatayi baba inshuro zirenze zingahe. Yaje anagahinda kenshi. Black avayo, bite mwana ndakubonye shaho ukeme imbere yakuki karagukemesheje. Mugeze agenda kamwishe. Video yagiye hanze nigera ko hase ni kibazo. Mbibutse we na se ntago bavuga rumwe ngo Salimu n'umunebwe, ntakunda akazi ntakunda no kwiga. Sasa kono Isahwari ni umukire afite amafaranga, yakoreye umufungo, ndetse arahanga hano haje umukobwa we ngo akunda cyane. Niwe mwana akunda kurusha abandi, ndetse umuha icyizere cy'ejo hazaza. Azanga bagane myenze mu gutegura umunsi mukuru ngo w'ikigo ngaruka mwaka umunsi cyafunguriweho. Zanga mu kutegura
abashyitsi bose banze abanyenzi bahageze batangiye kuza, hasigaye abandi mbarwa ngo umunsi mukuru ugere. Gusa hagati aho ngaho ngo ntago yishimiye Salimu mugenzi ni papa. Kuva yaviriye ajya muri vakansi nta munsi n'umwe Salimu yahagaragaye ngo aze mu rugo aze ajye mu mishinga y'umuryango. Wakazwe no kubyina gora yasohotse yanisindiye, ntakunda no kwiga. Oya atako gose papa ihangane vuba nga bizatungana, azagira ngo bigeze yige ajye mu nzira umwifuzamo. Papa ati hoya, kuva mama wanyu yapfa kugeza uyu munsi ntago Salimu ajya kuba yaba umuntu w'umugabo muzima, yataye umurongo nyawo. Ndetse no kwakira ko ndi mu rukundo na Asena ni munsi nagabyumva nyenza Asena avuga ni mukase wano bana. Byo sanga Salimu yanze kubyakira ko bafite mukase Asena, ndetse n'urupfu rwa nyina yanze byanze kurwakira, cyari umwana muto mu mitekerereze asa nk'uwihebye. Mugenzi wanjye mushora hangayitse, ufite mu nshingano umuryango wose abanyuzwa kwa yawitaho ari we papa, ntago yishimiye musaza we. Uyataka papa gose ihangane byose birimo kujya mu nzira nzima. Uretse nanjye n'umugabo wanjye nabwo mugeze abirimo kandi afite inshingano zabyo, kuko aho akora ku ishuri aho yigisha niho n'undi yiga, azamuha umurongo muzima uko agenda kose. Kumba ku ruhande Yesu tuvuye hakurya tuza hangaha, utuze nka mukase wa Salimu yaje hakunino, bamwita Asena. Azagusura umuryango avukamo, gusa havuka bituriye hakuno ino mu mibyuko, niko benshi muhita. So batuye yaje mugeze amaze iminsi myinshi atahagera, avuye muri ka vacation we n'umugabo we. Umugabo w'ingagari amafaranga barayafite, ariko ntago nzi impamvu ahavuka ari uko hateye. Nabyo hari impamvu uriya yabyo, bibanga tuzabimenya. Avuga atakomenyeza mu rugo rwe mugeze kugeza uyu munsi rwo yubatse, afite imbogamizi y'abana b'umugabo we. Ntago bamukunda, ntago bamwishimiye, kandi na kimwe atakoze ngo abiteho. Byose akoze abana baramugaya, byose akoze bahangana nawe. Akiranga telefone irasona y'umukunzi we umugabo we, ko yakamwitabye. Dore ngo arabeshya mugenzi aho ari, aho kuvuga ko yagiye gusura umuryango we, yavuze ko yasohokanye n'inshuti bagenzi be ngo b'abakobwa bagiye gusangiramo no kwitamo. Yarabakumbuye. Bano babyumva ni mukuru we n'umusaza babyara papa. Zengo ntago ari fiyeri y'inzu avukamo naho munyaza akomoka iwabo ni Asena. Papa byose abireba, umwana yibyara imihanda yaramuryohanye, ariko ntago ari fiyeri ya gakondo ahavukamo mu mibyuko mu ngoswi mu cyaro. Kumba ku ruhande utuze nka nyina wa Sara w'amasaha yose no kuryama hangaha akitamo kevanti, ikinyobwa cyo kiba gikwiye imyanzi cyose mu mutwe wiwe. Sara hangaha imyanzi yabyutse akenshi ageze hanze ahajya imyanzi akonaserera na societe atuyemo. Umudogodo usanga uramuzi, hari abahanga baserereye, ajya mu nzu yitonze ajya kubigaho. Kiranga gatumyeza ko karasumye ga telefoni kiwe, umwana ari yamubuze kuri telefoni. Yamaga kenshi aramubura, ubanza ari yasinze. Ati ntago nasinze ni muzima meze neza. Nibuzwe nanasinze kango kupe ntukanamenyere. Nuko yamukubye. Sasa kuno Asena avuye mugenzi iwabo ahita hakuna hinduka. Sasa neza kuno magenda, hari abamubonye n'abana bo muri karitsiye bamufana bamukunda, yensi pira mugenzi kugira ngo bazakore bamere nka we, batunga amafaranga nkaye. Baje hakuna aho ari bamwaka kuno za selfie, bamwatse selfie yarabahitanye. Gutanga selfie ahangaha muri iyi mibyuko mu byara ahantu hasa nabi mu bakene ntaga byumva. Akana gato yaragahitanye aragahutaza, kamwatse ngo afate ifoto nk'umuntu mugenzi ngo be inspiranga bose bajya bavuga ngo avuka muri karitsiye iwabo kandi w'umukirekazi, ntaga byumva neza. Aha ntaga ari fiyeri yaho, naho ise na nyina batuye. Ahaza bwarimwe, ndetse n'umugenzi nabwo ngo yahaje ahaza kugira ngo abyikize, ahaza ari ukurenzaho. Avuka mu ngoswi bakennye, gusa mugenzi ufite n'ubuzima kano kanya bayemo ntaga byishimiye. Wari isire yingira afite umugabo w'umukire. Yesu bwatinze tuzakona ku ruhande. Ahari mushiki wa Salimu yaje mu kigo aho umugabo we mugenzi yigisha mu ishuri rya se. Ahageze
shaka bavuga nako hakomyezo bavuga byihutirwa. Ahageze ashaka zanga bavugane vuba byihutirwa. Azanga baganire ndetse yajanga avuga impamvu zase zuko isahangayitse cyane ku bwa Salimu kugeza uyu munsi. Salimu yanze kuba umuntu muzima, ntakunda akazi, ntakunda no kwiga. Barabikoraho iki? Cyane ko bari mu nshingano zabo, uyu ni umukwe mukuru n'umugore we, kwita mugenzi kuri muramu we n'inshingano hanga bamuhaye. Cyane ko ari n'umwarimu mu kigo indani. Cyane ko uyu azi ko ise iyo mugenzi yarakariye Salimu, abantu bose babura amahoro mu rugo. Yenzi barahangayitse. Kubahanga umuhungu mukuru mu rugo atumva ibintu kimwe na se umubyara. Uyati rwose ihangane, byose bizakunda, ngiye mfite kwizera kwanjye muri ngewe. Umugabo ari yizeye, we azi ko mugenzi bizakunda, hari umunsi bizagenda neza, Salimu akaba muzima. Sasa ku ruhande abaserere na nyina wa Sara, cyo kuzanga nta kindi yabihimwe basuka kuna amazi y'indagara yuzuye mahangaha, umusenyi wazo ayabamenaho, funga imiryango. Cyo no bakoze nta kindi, baje hafi y'umuryango barawuhondagura ngo baserere, amagara kunatabaza ngo polisi igiye kwibigenza, abantu bamuteye bajya ngo bamwibe, atoye n'abasazi. Abasutseho amazi y'indagara yaje hanga batukana, bitabaza polisi izanga cyo muri kibazo. Ahangaha kwa Salimu na ya nshuti ye Misirwa Demiri Kantuza yamwatsa ko ndifite umugezi ngo depoze mu rugo. Uyu munsi nta modoka yaje yitwaje, bataragenda abona hakurya hari ubahanze amaso, atabakuraho amaso, bamwibazaho gusa ntibamutindaho cyane. Nako kikundira Salimu kamukunze kuva ku munsi 1 ko bakerekeye ni Misirwa Demiri Kantuza na Salimu. Baje baganiramo kano kishimye ko gahaye lifti, kati rwose umunsi umwe muri kankari yawe tuzayitemberemo, tujya ahantu hatuje nyine turi twenyine, ndati ntari wasi. Barahanga bagenda kabakamukozeho, undarabyanga ati rwose mvana amaboko yawe nago nyibikunda. Nzima ngo nkozo bigutwaye iki? Nako kimwemera kucyo mukunda kuyirata mana yanjye. Dato yasimbishaka nukajya nkora gutyo. Ndi munsi ntuzongere. Anga bagenda byaranyuza kubaserereye, ahitamo kumudepoza. Ati basi reka mve mu rwose ahanga hangende pe, ho kuvanga ugenda undakariye. Nuko yamudepoje nta no kumusezera, arikomereza ni Salimu. Ari serious nubwo mugenzi mu rugo iwabo bashwana umunsi ku munsi. Sasa hako ku ruhande ahangaha Black byamwanze mu nda, buriya ngo mugenzi agapfundike gatera amatsiko, yaje hari ka kuki ka Sara bitese ngwe liftis utahehese, nikavuga byinshi kamwiyemeraho, kagira confidence nk'abana bo mu ngagari, abana bo mu ndyo. Undacaho liftiye karayanza kari gatashye, mbibutse nta buryo bwa danje afite, gusa mugenzi kwihagararaho, azi kwihesha agaciro imbere y'abagezeho bose, ndetse avuga ukuri kwa kubona. Akiri ahangaha ka telefone karasonnye, natabare yitabara kuri polisi, baramukeneye byihutirwa. Kumba ku ruhande tuvuye hakurya tuza hari umukire ise wa Salimu. Awara ahangaha hari umuhungu we, nyuma y'iminsi myinshi batabonana yongeye kuzimuhira. Ni papa yari muri vacancy, hatari ko nubwo naje wambabashira mwana wanjye, nasanzwe kuva umunsi ngenda company yacu nta munsi rumwe bamugeze ko wayijyamo ngo umenye ukuntu company ikora. Inshingano nsigahanga z'umuryango usigara uzikurikirana zose uterera iyo ngiyo. Ati maze iminsi ni mu bizamini, niyo mpamvu ntabonekaga. Ati wimbeshya nsanzwe mbizi, si ubwa mbere ukoze nk'ibi ngibi amagavu nkanganya kumenyereyemo. Ntukunda kwiga, ntukunda akazi, ese uwo umuryango wacu gana hehe? Ari mugabo mpanze amaso nk'umuhungu mu kimbo cyanjye, nzi kuzansimbura. Buri munsi unci intege, nta kintu cy'umuntu ushoboye mugenzi kwa wakora, nukunda inshingano. Sasanga baserereye, undacata na musezeye. Papa ari serious cyane, akeneye ko mugenzi umuhungu yava umuntu w'umugabo
aba umuntu usobanutse. Sasa kuri polisi bananga barafunzwe bapfa gutukana no kwisukaho amazi ngo arimo imyanda. Bafunzwe amasaha nkane yo gushyira ubwenge ku murongo. Ni karitsiye imwe aho Sara atuye. Yafunguje nyina yari yanasinze ngo aserera mugezi n'abantu abasukaho amazi ari mu mwanda, amazi bogejemo indagara. Nuko yamufunguje bataha imuhira. Mugenzi bataha hari kankari yaje hafi y'abanyenzi bari bava kuri station ya polisi iguma hafa ngo ibacunga. Nago nzi ngo ni yande mwitondere filime. Hatashye Sara na nyina nuko baje muri karitsiye zabo muri ya mibyuko. Karitsiye zigoswe bageze ahangaha baje mugenzi akono batongana. Amavuga rwose ngo bamubeshyiraga ndetse nagwa kubeshyira. Baje afite n'abatanga buhamya babo. Byose bavuze byaro kuri kuko bagaragaza ko bafite n'umuntu bavuganira wakubonye byose ubikora. Mugenzi ko bavugana ya kankara y'abanyenzi ku myakuno icaho itambuka harimo umuntu uguma mugenzi kubacunga abarebera hafi. Nago nzi ngo ninde. Nuko binjiye mu nzu sasa kono ku ruhande. Mugenzi muri wa muryango Asena avukamo wo tuzi nka mukazi wa Salimu. Umuryango ahangaha no kurya ku munsi ni ikibazo. Bafite ubukene buteye ubwoba. Kandi umwana wabo babyara yashatswe mugenzi n'umukiri ufite amafaranga menshi ariko ntagagiye kuzuye umuryango. Ndetse na se yarakaniye ngo nta mafaranga na make azaka umukobwa we mu gihe ataramuhuza n'umukwe ngo babonane. Kumba ku ruhande genzo wa muryango uranezerewe cyane yuhuriye hamwe. No umuryango wa Salimu wose wicaye ku meza n'ibyishimo. Barasangiye nyuma y'iminsi ahangaha muzi hari muri vacancy. Ndetse ko basangira ahangaha nagamo inkuru yuko mugeze mu gutegura ngo umunsi mukuru wo gusebura ikigo wa munsi garuka mwaka myanzo ikigo cyafondeweho ko mugenzi wongeye kuba wagaruka. Ariko ngo umunsi ku munsi aterwa ipfunwe nuko mugenzi ngo yagiye gufungura uyu munsi mukuru nyirizina ngo ube umuntu yakira nk'umushyitsi w'imena. Ni abana vana hakurya imahanga bakazanga mugenzi bakoze ibitangaza mu buzima bwabo. Ariko nta munsi numwe arakira umuhungu we nk'umuntu utangaje ngo aze avuga ijambo imbere y'abandi banyeshuri abenspire. Bari ku meza dore ngaramushotora nanone gatari ko muze yihangane hari umunsi bizakunda aracyari kare. Salimu aracyakura byose asanga kano kanya atabasha mugenzi kuba yakora. Hari umunsi azabikora neza. Atse uwo munsi ni ryari nge maze kwiheba. Mugenzi kwabivuga dore ngo Salimu n'uburakari bwinshi arabasiga ku meza. Ntago yaguma hanga isa mucyurira mugenzi ngo nakina maze nta mugabo umurimo nta ejo heza amubonamo. Yamusize arya undava ku meza arigendera. Mugenzi muri iyi nzu ntago Salimu ahishimiye. Isa mushotora buri kanya amuhata inshingano undi adashoboye. Atako rwose mwakwihangana basi turye dusangire dusabane. Ahanga mugenzi mukase asanga aho rwose ari jo mpamvu nimushaka mu marane nta kintu bimubwiye. Kumba ku ruhande yajanga gaburire nyina asanga undi yasinziriye kare ko yagusinda n'umujinya n'agahinda. Sasa kono Salimu byamwanze munda mu gicuku fata umwanzuro avanga yigendere ajya imihanda n'ubundi kuguma hanga bamutesha umutwe amugira amagambo menshi ngo nta kintu ashoboye nta kintu ageraho. Umuryango umuhanze amaso nta cyizere cy'umuryango abahereza. Yagiye mu gasiporo ku mugoroba muganaga na Black amushuti wiwe niwe muvandimwe wenyine hanga abanyazi yumvamo bahuje ibibazo. Neza taragenda haje hakuno mukase bahurira hagati mu muhanda agenda mu nzu indani. Bahuye zaragose neza kumubwira ngo hihangane ko ise baserereye bizashira vuba hangaha niko isamera. Ariko nagaba mwanze agiye kumukoraho undi aramwitazana namwiyama nagende gake nabyorohemo. Iby'umuryango wabo ntagabizi bigiye kure ntagazi cyo bapfa nk'abavandimwe hagati yiwe na se. Ni umuryango wabo ntagahurimo atakongera mukaso. Maze iminsi myinshi muri iyi nzu ntago nzi impamvu wanca amazi ngo ntago mfite kwivanga by'umuryango wanyu kandi maze igihe kirekire muri iyi nzu yanyu. Ati ndi mukuru ntago nkiri Salimu wakera bari muto y'imyaka 16 wajya gutegeka uboneye kose umutekerereza. Uyu munsi nditekerereza byose nkora mba mbizi. Dore wibyivanga mu bireke nta rukundo ziko unkunze bigendemo gakeya.
egerayo cishene mvi imbere genda napfushe genza asigaye yihebye abana b'umugabo we mbibutse yibwiriye ise mugenzi na nyina nako ise na mukuru we ngo uyu muryango arimo n'uyu munsi ntago abana bamworoheye nazi nicyo yabikoraho. Ese barapfa iki bamwangira iki byose naho ubutaha bakise inkuru ya Sara agace ka kabiri ni muzacongeza gatatu yayo nayo iri mu nzira vuba hangaha. Ese barapfa iki byagenze bite kuki ahahise hawasamye zose ari kugongana byagenze bite barapfa iki nk'umuryango kase bapfa iki kuki bamwanga ese mugenzi nawe ubwe kuki abikoma byose naho ubutaha ntimuza cukurikira iyi ngiyi patiri y'abanyaziri mu nzira iyi yari pati 2 ndabakunda cyane cyane reka Imana bandebera icyoroshye ndacyari Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda ndabasomaguye ahantu hose mwe munkurikiye ndabakunda cyane cyane bye.